Ndi Papa Sava. Mwiriwe uretse gukinga muraho neza amakuru ni meza. ni wowe mukozi usigaye ufasha madamu se? Umukozi madamu wese? madamu wanjye. Madamu wawe wese? ntibamwita Margarita. ntimusigaye mubana? Oya, njyewe ni njyewe ubaha ngaho. Hano nta madamu wundi uhaba. kuva ryari? Kuko ko haciye iminsi haciye iminsi rwose mpaba hano. ahubwo se ko ntabamenye uri n'ibikapu tukuyobore cyangwa wayobye? Oya, ntabwo nayobye, hano ni iwanjye. Hehe se? aha ahubwo mbonye ufunga. wawe waretse kunsetsa. mbonye ufunga ntabanese uyu ni usigaye afasha madamu ndazi. Oya, aha ni iwanjye nyine. Usanze ngiye gatoya mu nama yo mu mudugudu bari badutumiye. Ni iwawe? Gute se? Gute? aha ni iwanjye, ni njyewe nyiri aha ngaha nitwa Ndimbati Sylvestre. Kuva ryari se njya ahantu ko mumaze igihe ko nahaguze kera, wowe ko ntakuzi? warahaguze? none se uwari uhatuye se asigaye atuye he? Aha hantu mpamaze igihe rwose mpatuye. Nahaguze n'umuntu w'umugore, sinzi niba yari afite n'umugabo, gusa nzi ko twahaguze n'umugore. Rero nta mugabo yari afite kandi hashize igihe. atuye se uwo mwaguze? wamenya aho atuye? Uwo mugore twaguze se yitwa Margarita. yego, niwe mugore wanjye. asigaye atuye? ni umugore wawe gute se kandi yatuye ruguru hariya mu mataje, afite n'umugabo w'umuzungu? ni abakire. Yego ko ntabwo rwose uriya mugore hano hantu hari hamubereye. afite umugabo? afite umugabo w'umukire w'umuzungu, baba ruguru iriya ruguru uzamutse. umugabo witwa Papa Sava uramuzi? ndabazi, rega nduwina nuko nyine hari aho nari naragiye gushakisha, ariko ubundi ni aha ngaha rwose ntuye, kandi nari mpatuye igihe kirekire. ubwo rero niba uwo mugabo Papa Sava umuzi? ndamuzi. Margarita atuye niwe basigaye babana se? Oya, afite undi mugabo yewe w'umuzungu w'umukire, atuye muri ibyo bice byo kwa Papa Sava. Hirya gato hari etaje nziza cyane. umuzungu rutuku se? umuzungu rutuku ufite n'amafaranga menshi cyane. rutuku utukura? umuntu wese ufite amafaranga se buriya ntaba ari umuzungura, ko byaterwa, ariko nyine ni umukire. sawa, murakoze. Oya sha ntimunsiki. Halo, ndaje muntegereze gato. Ego baba rero. Riko pasi uraho Ndimba? muraho? Iyo yewe uramyabona umudiho wa nyirabukwe ukibaho? ndaho iminsi myinshi Ndimba, ariko buryo ubwonko bw'umuntu ni igitangaza. Umva, uretse kuba nari nkumenyereye rwose mu mutwe wasaga n'uwasibamyemo, ariko abasitari ntimwiburira koko. Shayo wari umusitari usaza uri mwese Ndimba, usigaye wamarana deshire mu gatuza. Ayiwe, ubundi abagore bo mu cyaro imyenda iyo yacikaga
yanyuzaga mu ibere akariha umwana ari kumwonsa ariko waretse wa mugabo waretse kumvugiraho ko oya ntabwo nkuvugiraho da buriya ngo we wazanaga akagezweho se buriya ngo ntawe unyamuko abishaka ko numvuganya se kandi yihorere ko numvuganya ndabona ikwafa y'isazanye erega ntacyo narimbaye uretse ibibazo bigwira abagabo oya ibibazo byo bibaho ntacyo narimbaye pe ntacyo narimbaye ntumbone gutya ngo ugire ngo sinari umuntu ariko uretse ibyo mvuga by'ubutare umubiri ni wa wundi nuko nyine wa wundi rwose kuba rero wamvugiraho ko nsigaye nambara deshire mu gatuza ni ukuganira bya kera usigaye warabaye igifura nyine nibyo mfite byo warabaye igifura noneho naho ubundi yego pase ni birebire bitese kandi ko ni birebire ko twasekaga iyo nabaga rwose nakoraga byagendaga pe oya twarabyumvaga oya byagendaga kandi pe ko nta nuzongera kugucirye nacuruzaga nungukaga nari mfite abakozi nari ngeze no ku rwego rwose rwo kuba nashinga uruganda ko ruganda nari ndufite ariko hanyuma wahora ni iki byose bigiye nka nyomberi batwirukanye nabi ariko ibyo ntacyo burya hago mu buzima iyo wari umukozi komera iyo wari umukozi n'ubundi urahanga bigakunda igishoro ubundi ni ubuzima ariko ngeze iwanjye nabwo nkubitwa n'inkuba ngeze iwanjye mbaye nkigera iwanjye nkura n'umudamu urimo ufunga ngira ngo ndavuga nese umugore wanjye rwose ndabona ntiyazanye umukozi rwose noneho usobanutse ko yari umugore ukeye wivunika twumvaga yuko wageze imahanga utazongera no kutwibuka iwawe ntikihaba Marigarita yagurishije kera nanabyumvise ntyo n'iz'abagabo sinazinkweyeho ariko se koko yaragurishije kera umva ni inkuru ishaje n'ahangana yaragurishije maze aranarongorwa ni mama se koko ariko nta wabutashye wina umugore nsanze aho hahoze ari iwanjye haramwe ngo yashatse umuzungu ego baba rero ntabwo umuzungu wahe ni agahungu k'agasore urumva cyakora nibuza amamesa ni uko asa guhera ku birenge urumva ntabwo ari umuzungu rutukuse wagira ngo nimbwa bakuyeho asa n'inyama y'inyoni urumva wagira ngo ni urubamuko cyakoze bamushushanyijeho urumva niwe muntu udasa n'abantu bina afite ibintu bimushushanyijeho niba ari naha urumva banzo namwitegereje no ku rurimi barahanditse afite ibintu by'ibinyuguti bimuri Marigarita yatewe n'iki koko gishobora gutuma akora ibi bintu ntambwire nabaryoshye umva bari mu nzu ihenze nta muntu wino wasunutse ubuzuru ngo ajye ngo ni etaje niba ari Marigarita bayubatse niba ari ako gahungu kuyubaka ntago n'ubundi nari namubwiye ko noherezaga amafaranga nkohereza amafaranga mubwira ko agomba kugura ibanza akanubaka tukiteganyiriza rega burya numvaga rwose nzaza nsanga ibintu ariko reka no gukina hanyuma se nahagana hese bambwiye ko ngo ari hafi yo kwa papa Sava ngo hirya yaho ahubwo se ko mbonye uturutse ahangaha ubwo ntuhaciyeho do reka nkubwire haba imbwa ziryana hakaba abazamu urumva ndimba ugende neza kuko umugore washatse bene buriya buryo niba yaraguhemukiye gutyo wanahasiga ubuzima urumva do ni ku nzu se mbonye urakomeza gutyo urenga inzu ya mbere urenga iya kabiri hari inzu ebyiri ziteganye urazamuka inzu ifite igipangu cy'icyatsi kibisi ni hariya cy'icyatsi kibisi wumvise hari n'inyoni itamba abaturage b'inahanga nta n'umwe ushobora gusunutsa ubuzuru ngo ajyeyo abazamu baciyehe n'izo mbwa ziryana reka ngereyo ni wenda izo mbwa zindi reka nsubire inyuma ni wenda ugende neza umva pasite reka izo mbwa zindye ubundi yesi rutoya ndimba ugende witonze kandi komereza iyo naringiye ngo babare ese burya bwose mbega abagore
Zamu ni ibiki? Babusha. Hano hepfo hari urugabo rumeze nk'uruhede rushaka kwinjiramo hano. Rugabo? Rwinjira rushaka iki? Sinzi ngo ni wari uri gushaka. Ejewe? Genda urumfotora uzana ifoto hano yarwo. Babusha ntago rwakwirwa muri telefone, rufite urudigi runini ku buryo rutakwirwamo kabisa. Ubwire Zamu, nakubwiye ko hano ari iwanjye. Urumva? Nta muntu wemerewe kuhinjira uko abonye. Umuntu uri buzangaha urabiza arabanza ka telefone cyangwa telefone umugabo wanjye. Urumva? Niba rero atigera telefone nigeze nkubwira ko hari umuntu uri buzangaha. Gisohora nyine ukinge. Ntago cyashize umudigi mu muryango ntago. Ako ushinzwe iki? Uhemberwa iki? We ntabwo urya hangaha. Ntabwo uryara? Kikubwese ko giturutse. Kimbwiye ngo kivuye ngo nimba ari muri iki. Sinzi ukuntu numvaga kimbwira ko gisa gitese ubundi. N'urukara. Kikaba cy'urukara gifite uruda. N'utwanwa tumeze ukuntu. Kikubwira ngo gishaka jewe? Ye Mariko. None hazi n'izina ryawe ngo Mariko. Ubwo sabarozi kandi arakubwira ngo guhora ukingurira abantu. Ubundi wowe wakinguye ute? Oya ngiye umuntu arakomanze ngiye kureba ngo ninde. Iyo urebera ntabwo none se rugirwa ntabwo rufite idirishya. Kuki atari ho warebeye? Reka nkubwire Zamu. Ubu n'ubwa mbere n'ubwanyu urumva? Aha ngaha abahagendura bazi. Urumva? Kayindi y'abantu twakira urayizi neza. Uri buza aha ngamba nakubwiye aha ngaha haraza umuntu dore liste ni yingiye. Baraba bameze ukunguko. Urumva neza? None uravuze ngo ugiye gukingura umuntu nkawe umugabo ntabwo umuntu asona ngo uhite urebera mu kadirishya wakingura gukingura iki uzi ko genda aramuheka umusubizeyo ntabwo byakunda yamaze kwishira mu rugi ntabwo nabona ukuntu mukuramo ngenze mwirukane noneho Zamumba nkunyujijemo ijisho kandi umaze guhaga genda ukibwira gikomeza hanga mutubabareze n'inzira kugira ngo mabuza araca muri ka karyango gatonya ko bisaba gufungura protein yose imicamo imodoka genda uyifungura ariko azahangage ambwire aza kuntereza saga mu rwateza miki sona ubuse urufunguzo rwagiye he nuba rutaye uraruguru rwishyira ntugire ngo mbona nawe umaze kunanirana kuki sanze rusasa urupangu rugwamo imbere ngwiki kikubise hasi numenya cyangwa kiri kwa nase ubwo se navunitse uwo muntu usigisambo kandi za mu izina rya Yesu mbonye iki hagararaho igihe imbere gato hano aho nkureba neza Zamu uhagarara aho ngaho iruhande rwe atanibeshya karengaho nigi kimbonye uruwahe uturutse he ugenzwa n'icyanga urateza saga hanga nguje kunshaka cyane dufitanye gahunda ariko se Mariko niwe wakambwiye gutyo koko ngwiki urabona hari undi mpetse ucitse irimbi ryahe niko ucitse irimbi ryahe ariko amaso abona bibi we niko ucitse iryahe Mariko waretse kunjora ukabanza ukamenya ibibazo ariko irimbi uvuyemo niko yewe wewa kumva cyangwa nundi ngwiki ahubwo ni wendi kubona bakwita nde witwa nde cyangwa ndi kurota ndi muzimara niko Mariko uranyibagiwe uti uranyibagiwe kanegere hino shobora kuba ndi kurota witwa nde nitwa nde ariko maso we iyo suri kwerekeje hano niyake ko nta mvura iri kugwa iki ni iki mbonye akoza reka nkubwire ibi byose no bitera ese no muzimu koko ariko urabona yari muzimu iki Marigari niwe kumvugira izina umugabo wawe n'imyaka tumaranye uranyibagiwe iyo nshuti yanjye ntushaka no kunyakira iwanjye umugabo dore kugira ngo ni ya mabati yawe wari waranyambitse Mariko ureba hano wayibonye zahabu wambaye impeta ya kabiri nambaye wambaye indi iyo narayijugunye hano ko nukabona yashyize iriya ari impeta ririya bati nabonye umugabo we nabonye umugabo ureke wowe witwa utamenye ikindi wongeraho niko haso urashaka ikiraro wagetswe n'iki hano ese ubundi ndukweretse hano ntabwo ndi umugabo wowe uri umugabo wawe uriho n'amadirishya ni wowe uri kuvuga ibi bintu nijye nyine wowe Margarita
shari shu ngwino urabe isura igizirya ikubita ibintu byose aha ngaha ngwino ndebere icyo mbonye we yewe Margarita ngwino vie bebe ubamba isi ntakurura madamu isi ninde biterata shu meze neza do isuri igize ikihururukana ikintu gikubita ngo kirashaka amarigo ikigabo kirondarunze se kivuye he ntumbaze nsubiriza umugabo aho uvuye niko nsubiriza umugabo niko sha karame boss uru ni Rwanda ntago nduzi ntago uruzi uru rugabo mbona ruforomye nk'urufuka rupakiye nabi wa musore we umva ntabwo ari umusore n'umugabo wanjye umva wa musore we atansiyo we utansuzugura ntabwo ari ukugusuzugura mwita umugabo urinde kwanza wivuge mbere yo kumvugisha rero urinde mubwire akananiye umusore ntugira utizana nkurusha ugira utizana ndore urabyumva uyu ni umugore wanjye uyu ni umugore wanjye hanyuma njye uyu ni umugore wanjye umva we uyu ni umugore wanjye ibyo bidire dufite nawe ibyo rero ibyo umugore we urumva ukarata inkovu z'imiringa hano intebe ihabwa ndi umugabo ntihabwa ari umugabo none se uyu mugabo si bamwe muri bamwe bahoma amabase ashaje n'ibisafuriya wamuhaye ubundi byarya nta biryo bihari wamuhaye ibyo arya agasohoka muhereze wa mutaka byihorere niba kwibyo urya bireke muhereze ya masafuriya imbwi ziriramo ayahome bireke urabaza iki rero bireke urabaza iki ndakubonye ntumbonye urasaza ko utari ndakubonye mubone nanjye ndi kukubonera mu maso ariko reka nkubwire nanjye ndava hari ukora amategeko niyo mvana aha ngaha ndavanwa n'amategeko reka nkubwire uyu ntabwo ari kayindi yacu nta nicyo twavugana ndavanwa n'amategeko karame mabuja mwumva zitura ziriya mkazi wenda zarya n'ibyo zabona n'ibyo zirya turebe uru rugabo rurahagije wenda rwazirya n'iminsi 5 we nta kintu twavugana nawe amategeko ntabwo amategeko ari burindire kuguhagurutsa turebe ko niba hano hataba abayobozi nibo bamva abayobozi bakuru Marigari ntabwo nzi wowe narakwibagiwe ntabwo sibyo naraguhambye ngura twigendera shu zamu uru rugabo mbona rubyibushye nk'urudatekereza umva we umva za bwira ntuza special na ntuza mu rusohore muzitura imbwa nshaka se mutanyagwe ngo arahakurwa n'ubuyobozi ubuyobozi wewe burakuzi wewe nubarwa twigendera sheri hanyuma ruhe ugomba gukora urakizi uruhi ibiryo rurye shana ubundi ndabona rusa nk'uruhaza waririye rimwe ni bwacye yamubyimbishije ni diyabete imwe cyangwa ibindi bintu bimubyimba bayi ngo umugore wawe we umurebe wirebe icyana nk'icyo soni espèce de moustique sans vitamine umugore wanjye ese umupapa wavuye hano ziriya mbwa kuko nazirekura zigahita ziguhitana wa muhungu nushaka uzirekure zindye byose n'ubundi ntacyo nshigaje kuri iyi si umugore nashatse noherereje amafaranga naraye ntaryamye ntasinzira nkorera amafaranga nkohereza azagurira ibibanza zubaka amazu none aravuze ngo ntabwo anzi uretse